Alright. Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dukomereje ku gice cyacu cya kane cy'inkuru yacu y'umugabo ukomeza kugenda asambana na mukuru w'umugore wiwe. Ese byakomeje gute? Turaho rwose urabona ko uriya mugore yaraje asanga umugabo aryamye mu ntebe aramusoma. Urabona ko rwose asa nkaho yamutunguye, yahise ahagurutse maze umugore abamwicayeho. Ariko nta nubwo ugira isoni koko, ntubona yuko ushobora gufatwa? Rekana nawe, uriya ntacyo yantwara, ndamuzi, ni murumuna wanjye. Ariko wazajya koko wihangana ibyo bintu ukazajya ubikora adahari? Nta nubwo ugira ubwoba koko? Urabona rwose uyu mugore yakomeje kumwicara, ariko uriya mugore wiwe yaje kubabona, yaraciyeho agenda arababona. Akibabona yahise rwose aza abasanga, yaje abasanga. Urabona ko basa nkaho bikanzemo. Ndabona mumeze neza. Umugabo wanjye muri kuganira? Tuba tuganira gake gake nyine. Urabona ko mu gihe bari kuganira, uyu mugore wundi rwose ntabwo yabashije kubyishimira bitewe n'ukuntu bari batangiye gukoranaho, bari batangiye guhana keya. Byaje kumubabaza rwose, akajya ahitamo gushima no kurya ibinyunguti uyu mugabo kugira ngo yere kumurisha umubu. Urabona rwose byamubabaje, ntabwo yumva icyo yakora. Uyu mugabo rwose nawe afite ibibazo rwose. Urabona ko rwose uyu umugore wiwe yamaze kubakeka. Mbibutsa gukanda subscribe rwose nimba mutarayikanda, kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Urabona baje bagihura rwose, urabona ko bahuje urugwiro. Urukundo ni rwose. Aha ngaha aramubwira, umusize hehe? Ari hariya. Ariko nta nubwo ugira ubwoba koko ko bashobora kudusanga hano? Aya, ntukagire ikibazo, nta bwoba. Urabona rwose barasa nkaho ari umugore n'umugabo, nta bwoba rwose bafite. Ibyiza n'ibibi byose barakomeza kubikora rwose. Ese wowe wageraho uryamana na mukuru w'umugore wawe cyangwa murumuna w'umugore wawe? Tubwire muri comment nimba ibyo bintu ubishobora koko, washobora kubikora. Urabona rwose bakomeje kuganira baryana iminwa. Urabona ku ruhande rumwe wavuga ko bishimiranye, ariko ku rundi ruhande ni amahano baba barimo rwose, kuko ntabwo bisanzwe rwose. Reka nkureke nawe, komeza ugende, ngere kamanuke. Urabona rwose yahisemo ko bamanukana batangira gutemberana. Urabona rwose uyu mugore yaratwawe.
tukiri aho mu rugo rwose urabona ko uriya mugore yagiye gushaka inshuti yiwe hariya, ajya kuyibwira ko murumuna we yaje mu mujyi kandi akeneye akazi. Yagiye kumushakira akazi muri kampani yabo kugira ngo abone ukuntu asigarana uriya mugabo. Ntugire ikibazo rwose, ndaza kugenda mvugane na bosi, nimba akazi gahari agomba kuba ari tayari, kuko nibavuga ngo aze yatangire akazi agombe kuza rwose agakore. Noneho ndagira ngo nimba ako kazi kaboneka mwamfasha mukamuha shift y'ijoro akazajya akora ijoro. Unsabire rwose bazamuha akazi ka nijoro kugira ngo ku manywa azajye yirirwa mu rugo akore nijoro. Ese ni ukubera iki yagiye kumusabira akazi agasaba ngo ajye akora ka nijoro? Ni uko yashakaga ko azajya agumana uriya mugore, agumana uriya mugabo, kugira ngo uriya mugore atazajya akomeza kubatesha umutwe abacunga. Uyu mugore rwose ntabwo yoroshye, yiyemeje gutesa murumuna wiwe, yagiye kumusenyera neza neza. Mbibutsa gukomeza gukanda subscribe rwose nimba uri umuntu mushyashya kuri iyi channel. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Bakomeje kuganira rwose amubwira ko nibiramuka biciyemo azagura akantu. Uyu mugore ntabwo yari yoroshye rwose. Tukiri aho rwose urabona ko umugore wiwe amuzaniye amazi, aramukoraho. Urabona ko uyu mugabo rwose uyu munsi atari muri mood, ntashaka kumuvugisha. Umugabo wanjye ndagira ngo tugire ibyo tuganiraho rwose. Hari icyo nshaka ko tuganira. Icyo ushaka ko tuganira, ushaka ko tuganira iki? Nta kibazo rwose, nguteze amatwi. Ndashaka yuko dusubira mu cyaro. Aha mu mujyi kuguma hano nta kintu turi gukora ntabwo ari byiza. Ndashaka ko dusubira mu cyaro, tugakomeza guhangana n'ubuzima bwacu. Urabona ko hari ibyo twasize biri kononekara. Ndashaka kwegera rwose ikibina cyanjye kugira ngo nkomeze gutangamo amafaranga. Njyewe mva mu mujyi, mve mu mujyi wa Kigali ngo ngiye mu cyaro. Nimba ushaka kugenda mu cyaro uzagende wenyine. Njye nzaguma hano mu mujyi, ndi gushaka akazi. Yewe n'abana nimba ari bo ufite ikibazo uzagenda ubazane, ariko ntabwo dushobora gusubira mu cyaro rwose, ntibishoboka. Mu mujyi ukuntu ari heza. Aha ngaha aho turi turarya, turanywa, inzu yarishyuwe, nta muntu ubikubaza, none ngo tuhave tugende. Mugabo wanjye, nibyo koko turarya, tukanywa,
turara neza, ariko aha ni w'abandi. Wibuke ko dufite iwacu, tugomba kujya mu rugo rwacu rwose, kuko hano nta kintu na kimwe tuhakora. Umuhungu yasize uriya mugore hariya rwose arigendera, umugore byaramushobeye kuko ntiyigeze abyumva. Ku rundi ruhande uriya mugore rwose yari yagiye yasohokanye n'uriya mugabo. Urabona ko umugabo yakonje rwose, ntago abyumva, amerewe nabi. Bakiri aho bakiganira, hari uwari uri kubacunga, yaje kubakamera rwose abafata video. Bakiganira, umugabo yari ari kubwira uriya mugore rwose, uyu mugore yanzengereje, noneho yambwiye ngo dusubire mu cyaro. Umusubire mu cyaro? Umusubije gute? Namubwiye ngo nta kibazo, nimba yumva ashaka kujya mu cyaro azagende, njye nzaguma hano mu mujyi rwose. Ntabwo nshaka kuba mu cyaro, ndashaka kwibera hano mu mujyi. Bose urabona ko umugore ashyize uyu mugabo muri mudu, amubwira ko ari kumushakira akazi, ayo mu gihe kataraboneka yaba ategereje kugira ngo amafaranga abashe kuboneka neza. Urabona rwose uriya wabakameraga yakomeje kubakamera. Urabona bafatanyeho byose, yarabikameye. Barangije barahaguruka rwose, basa nk'abashaka kugenda. Barahagurutse barakomeza gutembera agatoki ku kandi. Urabona rwose ntacyo bishinja, baragiye. Urabona ko baruhukiye ku gitanda rwose, bari ku gitanda bari kuganira. Umugore abwira umugabo ukuntu rwose umugabo abikora neza. Urandyohereza rwose, ntago ari nk'uriya mugabo wanjye, uriya nta kazi na kamwe ashoboye. Nta kazi rwose ashoboye, n'ukuntu batoba, ariko wowe ufite imbaraga. Ufite imbaraga rwose, iyo nteruye mba numva rwose nageze mu yindi si. Ntugire ikibazo rwose, nanjye ndagukunda, kandi nifuza rwose ko utazansiga, wazanguma iruhande. Urabona hagati aho uriya mugore w'uyu mugabo rwose yari yicaye byamushobeye, ntago azi icyo yakora. Yagerageje guhamagara umugabo we, namba yabaye kompoze. Arongera aragerageza bwa kabiri, namba iba kompoze. Yigira inama yo kuba yahamagara
uriya mugore amaze guhamagara uriya mugore aramubwira ngo amufashe rwose kuko umugabo ntago ari kuboneka kuri telefone. Ntago abyumva rwose. Hello sister, amakuru? Nandi guhamagara umugabo wanjye ariko telefone ntago icamo, ntago nzi ikibazo afite. None nabigenza ute? Kubona namubwiye ko tujya no mu cyaro akaba yananiye rwose. Ngaho mbwira dukora iki? Rwose urabona ko uyu mugore byaje kuba bimushobera. Uriya muhungu wari uri kubakamera yazaniye ripoti umugabo w'uriya mugore, amubwira ko rwose yaje kumwereka amafoto, videwo, maze uriya mugabo aramubwira wowe komeza unekere amakuru neza. Urabona rwose uriya mugabo yakomeje kumubwira ko ari tayari kufanya chochote. Mbibutsa gukomeza kudukurikira rwose no kudushyigikira mukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Niyemeje kubagezaho izi nkuru buri munsi, mba mbafitiye igice gishyashya. Njye mukomeje kubana kuri iyi channel ni Birasa Official. Ciao ciao.